Amen. 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 Bishop urakoze. Imana igumugisha. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu kandi mbifurije umugisha w'Imana mwese. Ndashimira kandi umuyobozi mukuru, umushumba mukuru w'itorero rya Bethesda Church n'abamufasha kongera kutugirira icyizere no kuduhamagara. Murakoze mushumba, Imana ibahe umugisha. Kuri twebwe tugabana umwigisha n'abigishwa bagabana byombi. Ndagira ngo rero mbararike mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi, kandi niringira yuko umuntu avuga bikeya ariko umwuka wera avuga byinshi mu mitima y'abantu. Nta mwigisha n'umwe washobora gusobanura ngo abivuga uko bitangira azagere naho bisoreza, ahubwo umuntu amera nk'uzanye agafunguzo gake gusa, yamara gufungura buri wese akinjira mu rugo rugari rw'Imana rurimo ibyo kurya, umuntu agahitamo icyo akunda kurusha ibindi. Umwuka rero niwe mugabura. Rero mbararikiye kumutega amatwi nk'uko nanjye aho mpagaze aha ngaha ariwe nteze amatwi muri aka kanya. Turasoma ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 7 umurongo wa 11, duze gusoma no muri Luka ibice 10 ku murongo wa 19. Nayo magambo yombi turi buhuze kandi ashobora kubaza gusa avuga bimwe. Ndagira ngo tuyahurizemo hanyuma dushakemo icyo Imana ivugana natwe. Umwanya ntago ari munini, dushobora kuvuga twihuta, tuvuga bice bitaza gusoza, ariko twiringiye yuko umwuka wera akomeza kugendana natwe. Nimwihute rero tugereyo. Nibwiye ko twibwiranye, banamvuze kenshi kandi saragwa ndi umushyitsi cyane, wenda uretse iminsi biciyemo. Nitwa Viateur Ruzibiza, ndi umupasiteri, nkorera umuryango witwa Bible Society y'u Rwanda itugezaho ibitabo by'ijambo ry'Imana, Bibiliya. Reka dusome, nizeye ko mwahageze. Farawo nawe ahamagara abahanga n'abarozi, aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Umutima wa Farawo uranangira ntiyabumvira uko Uwiteka yari yaravuze. Luka ibice 10 umurongo wa 19. Igice cya 10 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, umurongo wa 19. Uhereye ku 18 wenda hejuru gatoya. Luka ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 10 mirongo 2, 18 na 19, iyo mirongo yombi. Dore umurongo wa 18 arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Kansubiremo, arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Naho ngaho dusoma, nta handi. Ahasigaye ni mufungure imitima yanyu, mufunge Bibiliya n'ibindi bitabo n'ikindi cyose cyakurangaza. Iyi minota tuyimare dutekereza kuri aya magambo. Bavandimwe, inshuti z'Imana, bakristo bene data, ndagira mbabwire aya magambo yombi dusomye icyo dushakamo ni iki. Umuntu wese yagira ihishurirwa ritandukanye n'iry'undi bijyanye n'uko umwuka wera yamugeneye. Imana yabitse mu itorero ryayo. Mvuze ngo iki? Ni urugero rw'imbaraga Imana yabitse mu itorero ryayo. Ni urugero imbaraga ziri Imana ziri mu itorero zikoreramo, kandi hagamijwe kugira ngo wari ucitse intege yongere kwibuka ko dufite imbaraga zinesha izindi imbaraga zose zabayeho mu isi n'izizabaho. Ni ukugira ngo nkurarike wari unaniwe wibwiraga yuko ahari hari icyabaye kidasanzwe, twongere twibukiranye ko hari imbaraga zisumba izindi imbaraga kandi zibitse mu itorero ry'Imana mu isi. Amen. Amen.
abantu bose b'abahanga mu gukora imishinga izaramba izakomera bagira ibintu bitaho muri plani z'imishinga yabo. Icyambere baza ngo uyu mushinga wanjye uzakorerwa hehe ahantu, hanyuma uyu mushinga uzajyamo izihe mbaraga. Haba harimo imbaraga z'ubwenge, ubwo ni abahanga muri ibyo bijyanye n'uwo mushinga uwo ari wo. Haba harimo n'imbaraga z'amafaranga bashyiramo, hari n'imbaraga za control, haba harimo n'imbaraga zo kumonitaringa, gukurikirana uko ibikorwa bigenda. Bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo imishinga imwe n'imwe izarambe izakomere. Ariko uyu mushinga w'itorero, umushinga w'Imana, haleluya, ndabibutsa ko nyirawo adatuye ino. Imbaraga z'uwize umushinga ntiziri aha ngaha. Designer nyirawe uwawutekereje, mushinga w'itorero nyirawo uwawize, ntabwo imbaraga zawo zibitse inaha ngaha. Iyaba zari zibitse inaha, uyu mushinga warasenyutse kera, kubera ko itorero ryaciye mu bikomeye by'ibihe bitandukanye, mu bintu biremereye biruta ibyo dutekereza none aha ngaha. Yaza kuba atari nyiri imbaraga washyizeho uyu mushinga warasenyutse kera. Ariko uyu mushinga urahagaze kubera ko nyirawo ahora ahagaze iteka ryose. Amen. Nimukomere, nimunyeganyege, ntihagire ikibakanga. Ijambo rya mbere ninjiye hano, umubyeyi watuyoboye yatubwiraga ngo bwira uwo mwegeranye ngo ntugire ubwoba, ntutinye. Numvaga ari ijambo ryiyongera kuryo nararanye. Twitinya ahubwo nidukomere, kuko nyiri umushinga akomeye kurenza izindi mbaraga zose waba utekereza zanyuzeho. Ubushobozi bwe ntabwo bubitse inanga. Dusomye amagambo yo mu gitabo cyo Kuva. Ni inkuru zikomoka kera, zirimo ziravuga Mose na Aroni, kandi zirabavuga ari abagabo babiri bahagaze imbere y'ibinyembaraga. Nyamara kandi bo dusubiye mu mateka ya mbere gatoya, uraza gusanga muri kamere, mu bumuntu busanzwe ari abanyantege nke ba nyuma, baranabyivugira ubwabo. Ariko bahagaze imbere y'imbaraga zikomeye. Izi mbaraga rero zariho mu isi zari ziyizeye, ariko nyiri imbaraga nyambaraga yarahagaze nubwo atagaragaraga. Haleluya. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko aha hantu bahagaze muri ubu bwami bwo kwa Farawo, bwari ubwami bwahamagaye isi yose buyifashe mu kiganza. Bwari ubwami buhagaze buyoboye igihugu, buyoboye n'ibihugu, kandi burimo imbaraga z'amoko yose. Hahagaze rero abagabo b'abanyantege nkeya, ariko ntago abantu bari baramenye yuko nyiri umushinga ari umunyembaraga zisumba izindi mbaraga zose. Imana muyiramburire ibiganza. Kugira ngo dushobore gukurikira iyi nyigisho yacu, ndagira mbabwire uko tugiye kuyigendamo. Icyambere, ndagira ngo twongere twibukiranye ko abanyembaraga, abanyantege nke bahagaze ahakomeye, ariko bambaye imbaraga z'Imana. Nidusubira inyuma gatoya muri gice cya mbere n'igice cya kabiri n'icya gatatu, muraza gusanga Imana yaragambiriye umugambi munini wo kuzakura Abisirayeli mu Egiputa. Uko bagiye reka mbyihorere. Hanyuma ariko uwo mugambi uba muremure cyane mu bitekerezo by'Imana. Iravuga ngo amaherezo nzabakurayo kandi nzabajyana mu gihugu cy'amasezerano. Ninde uzajyana n'Imana muri uwo mushinga rero? Mu gihe Imana yatekerezaga ibyo ngibyo, reka mbabwire ko hari imbaraga ebyiri iteka zihora zirwana mu isi. Imbaraga z'ikibi n'imbaraga z'icyiza. Bihora bihanganye by'iteka ryose. Amen. Imana igambiriye icyiza ku bwoko bwayo, ariko Satani agambiriye ikibi nanone ku bwoko bw'Imana. Ubwo Imana yari ifite uwo mugambi, yatangiye no kubivuga no kubitangaza no kwinjiza abantu, kwingeginga bazagira uruhare muri uwo mushinga. Ku rundi ruhande kwa Farawo naho harimo indi migambi. Nusoma mu gice cya mbere uzasanga amagambo yambabaje avuga ngo umwami w'Egiputa wimye ingoma, ngo utaruzi Yosefu, utaruzi n'amateka y'Abisirayeli, ngo ahamagara inteko, ngo arabibwira ngo hari ikibazo nabonye mu gihugu. Aravuga ngo ubu bwoko bw'Abisirayeli buri hano mu gihugu hano, nibukomeza kugwira bugakomeza gukwira, bazifatanya n'andi mahanga baturwanye, amaherezo bazava ino bagende. Ayo magambo murayumvise?
wagera mu gice cya kabiri ugasanga Imana iravuga ngo numvishe gutaka k'ubwoko bwanjye, hanyuma kandi mfite umugambi wo kuzabatabara nkabakura ino. Ubwo intambara iratangiye rero. Twajyanye turi kumwe. Imigambi ya mbere iri mu bwami bwa Farawo, ariko imigambi ya kabiri iri mu migambi y'Imana, iri mu gihugu cyo mu ijuru. Haraza gusohora iyihe migambi muri uru rugendo? Uko tugenda twese tugambirira icyiza. Yarabivuze Pawulo, aravuga ngo ngambirira ibyiza, mwifuza gukora ibyiza, ariko nagera imbere nkisanga mu kibi. Akajya yibaza ngo ni njye munyakibi, ni ikibi gikorera muri njyewe, ni kamere intera urupfu, biraza kugenda bite? Agasoza avuga ngo mbonye ishyano, akamera nk'aho abuze igisubizo. Ariko nagera hepfo gatoya avuga ngo duheshwa kunesha n'Imana yacu yanesheje iteka ryose. Rero ikibi n'icyiza bihora muri iyo ntambara. Imana igambiriye kuzakora icyiza ku bwoko bwayo, Satani agambiriye kuzakora ikibi nanone ku bwoko bw'Imana. Uraza kwegamira izihe imbaraga kugira ngo ukunde ubeho? Ubundi naho ngaho ngira ngo tuze kugera. Ibindi ni amateka namwe mwarayasomye. Ahubwo turagera ku musozo uhisemo kwegamira izihe imbaraga ku kibi n'icyiza birwanira kuri njyewe nawe. Uregama hehe? Uzagira uruhe ruhare? Ni iyihe nkungu uri buze gutera hagati y'intambara y'ikibi n'icyiza irwanwa guhera isi yatangira kubaho no kurema? Mu 1947 ngira ngo hari umugabo watanze igisobanuro cy'ijambo jenoside, ariko ubundi abakomoka muri ayo mahanga, muri abo bayahudi, ariko ubundi ijambo ryari ryatangiye hano. Iyo utangiye kuvuga ngo abantu bagiye gukwira, bagiye no kugwira, bahise bashaka igisubizo. Uzi uko bavuze? Baravuze ngo nimubashyire mu buzima bubi bushobora gutuma batongera kubaho. Icya kabiri, nihajya havuka umwana w'umuhungu mujye mumwica arinda apfa ataragera ku isi. Ariko hepfo gatoya Imana iramaze kwangaja abakozi bayo mu buryo bw'ibanga, bitangirira mu babyaza, abantu badakora akazi gakomeye cyane, ariko ngo Imana ibaha imbaraga, ibaha n'ubushobozi, babasha guhangana n'itegeko ribi ryavuye ibwami. Abo bakobwa babiri bitwa ba Shifura na Pura nibo bantu Imana yatangiriyeho bwa mbere kugira ngo uyu muntu witwa Mose azarokoke abeho. Ngiye kubitondeka byadutwara umwanya munini cyane, ariko nshaka kubwira ikintu kimwe. Mose yavutse aho ubuzima budashoboka, ahubwo aho urupfu rwari ruganje. Kandi nubitekereza neza, nahoze mbyibaza. Yewe navutse mu binyecumi by'1970 na za 80. Noneho ngatekereza, ariko ibigize ubuzima byanganaga iki muri kiriya gihe, n'ibigize urupfu byanganaga iki muri kiriya gihe? Nawe usubira inyuma wibaze mu mateka yawe, yasubira inyuma gatoya, uyasura akanya gatoya wibaze ngo buryo uvuka ibintu byafavorizaga kubaho byari bingahe, ibyafavorizaga urupfu byari bingahe, hari inkingo zingahe, amashanyarazi yakaga kuri kangahe ku ijana, abaganga n'abavuzi bari bangahe, ababyaza bari bangahe, ibyo kurya byanganaga iki muri kiriya gihe? Nge ndivuga muri iyo myaka yanjye, ariko hari nabo muri 50 na 40 na 30, hari nabo mu myaka yindi yakurikiyeho. Mbabwire yuko hari igihe ibigize urupfu, envelope irimo ibyica abantu, aba ariyo nini kurushaho. Ugiye gukora urutonde ry'ibyari kumitana no kuguhitana, imbeho yonyine yari kukwica, imibu yonyine yari ihagije. Ariko uyu munsi urapfukapfuka ugashyiramo za supanete, ugacomeka bwa buntu bwose kugira ngo hatagira akantu kakwegera. Hari igihe wabikora iwanjye nkabona ibintu byacitse byayobye, ngo imibu yaje. Natekereza imyaka namaze mu gishanga nkavuga ariko ko nari ngifite munsi y'imyaka 10, ntaranagira 15, nta proteine zambagamo. Icyandinze ngo nticwa n'imibu muri iriya myaka cyari iki mu by'ukuri? Nareba ngasanga wari umugambi w'Imana muremure, jewe ntashoboraga kubona. Yo cyatumye imibi itera malaria twabanye nayo nkayumva ikaririmba, ikarya igahaka ikagenda. Ariko uyu munsi yo kankozeho sinongera gusinzira. Ndashaka kubibutsa yuko Mose yabayeho ibyo kubaho bidahari, yabayeho itegeko ry'urupfu ryatanzwe, yabayeho amabwiriza yo kutabaho ahari, yabayeho aciye mu rupfu hagati. Hari umugambi muremure w'Imana kugihumeka wese, suko ibyari kutwica byari kubura. Igihe cyarageze rero, andi mateka akurikiyeho reka nyihorere, byadutwara umwanya munini cyane. Ndashaka gusa kubabwira ngo umunyantege nke muri kamere ahagaze imbere y'ibinyembaraga. Haleluya. Kandi ngira nkubwire ngo nawe ni wowe ngira ngo ngushushanyirize. Ese wowe ugira ngo uhagaze ahoroshye?
ese ubu wowe wagize ngo aho uri haroroshye hakomeye kurenza n'ahambere. Ariko nubwo amatangazo y'urupfu yaba yatanzwe, nubwo ibinyembaraga byose byaba byiteranyirije hamwe, iyo uri kumwe n'umunyembaraga usumba ibinyembaraga ukomeza kubaho bihari. Kurererwa kwa Farawo, kurokoka mu mazi ya Nili, reka mbyihorere. Kuza kurokorwa n'umukobwa wa Farawo, reka mbireke. Hanyuma kuza ku Banyegiputa no gukunda Abisirayeli, nabyo reka mbyihorere. Ahubwo ngende mutware, agenda ahunge ubu butegetsi bwa Farawo, agere kwa Yetiro sebukwe, hanyuma azagaruke. Ngere mu bice bitatu niho nshaka kugera. Igiti cya gatatu cyo Kuva kivuga inkuru ya Mose n'igihuru cyaka. Ari mu mirimo ye yo kuragira, ngo abone igihuru kirimo kiraka. Bibiri ukundi bivuga biroroshye, wowe wumva ari inkuru yoroshye. Ngo nuko abonye igihuru cyaka kidakongoka, atambikishwa no kureba ikirimo kuba. Hanyuma ngo yegereye, ijwi rivugira muri cya gihuru. Turacyari kumwe? Turi kumwe? Ubu ibintu bigiye guhinduka reka. Ijwi rivugira muri cya gihuru, rimubwira amagambo: ndiho ndi Uwiteka, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka na Yakobo. Ariko bikomeza kwegeraho, vanamo inkweto kubera ko uhagaze habaye ahera. Hanyuma Mose ngo agikurikira ayo magambo, nta kindi cyongeweho, ahubwo ngo Mose aterura ayo magambo, arongera arahaguruka aragenda. Ndashaka kubabaza ikibazo kimwe gusa, mwebwe mukunda gusoma kandi nzi ko mwahasoma. Ko twumvishe umuriro waka, tukumva ijwi rivuga, tukumva Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana, ndababaza iki kibazo gikurikira: uyu muriro wagiye hehe? Nimutekereze, mbahaye akandi ko gutekereza. Tubonye umuriro waka, ntazi aho uvuye, aregereye, ijwi riravuze n'abarumvise. Hanyuma abwiye ibyo agomba gukora, arabikoze. Mwamenya hari umuntu wawumennyemo amazi, mwamenyera hari umuntu wakubisemo ikintu cyakamenamo itaka ukazima, mwamenyera uyu muriro waragiye ahagana hehe? Ese ko atatubwiye ko wazamutse ngo usubire wavuye? Niyo utagisubiza rero, ndagira ngo nkwibutse iki ngiki: uko Mose yagiye yegera, haleluya, uko ryajwi ryavugaga, nawe mu buryo atazi uko byikora kuko atabikontorora, atabimenya, uko yavanyemo inkweto kugira ngo yubahe kandi yumvire, kugira ngo Imana ikomeze kumweza. Uyu muriro ntiwari ucyaka mu bihuru, wavuye mu bihuru wimukira mu mutima wa Mose. Haleluya! Uko ugenda wegera Imana muri ya matangazo batubwiye, ukagenda wegera ibikorerwa muri ya nibature, ibikorerwa nimugoroba, ibikorerwa mu maserire, ibikorerwa mu marepetisiyo, ibikorerwa mu materaniro, ibikorerwa ubu ugenda wegera ibisa n'umuriro ariko waka mu gihuru. Hanyuma uko utina aho hantu rero, uwo muriro urimuka. Haleluya! Kandi iyo wimuka ntusubira aho wavuye, kuko wohereje yagira ngo tuwakire nge nawe. Mose rero ahaguruka aho ngaho, ajyanye umuriro wavuye mu ijuru uciye mu gihuru, ariko nawe agenda atazi niba ujyanye. Haleluya, haleluya, haleluya. Akaregera ngo mugatahane. Udatahana ubusa rero. Ubu muriringi baturirimbiraga ahantu umuriro warimo waka, n'aya magambo tuvuga nayo yaba umuriro waka. Buri kintu cyose kibera ahangaha cyakubera umuriro waka. Udatahana ubusa rero, hanze hari imbaraga zigutegereje udashobora kubasha guhangana nazo, kereka gusa waba wahuye n'umuriro w'Imana ukagendana nawo iteka. Umugabo rero ahagurutse aho ngaho, kandi agenda afite ibibazo. Niba muri kurikira gusoma Bibiliya mwabavandimwe mwe, intambara yakurikiyeho ni uguhakana ubu butumwa kwa Mose, kubera ko ntabwo azi niba hari ikibaye. Ariyumva nk'umuntu usanzwe, arabona ari umuturage, nta biro byiyongereye, nta ndeshyo yiyongereye, umuntu ni wa wundi, intege ni za zindi, inzara ni yayindi niba yifite, inyota ni yayindi, icyuya ni cya kindi, ibitotsi ni bya bindi. Ni Mose, ni wa wundi wabyawe n'umugore, nta gishya kibaye. Igikoni yitwaje turaza kuyigeraho, agitwaye atya, ni nk'uko cyari gisanzwe, nikiremereye nibura, ntigishyushye, nta nubwo kigegennye neza kurutaho. Biracyari uko byakagize gute?
byakabaye, ariko nubwo wabibona nk'ibimeze uko byakabaye mu ijuru, haleluya, babihinduye. Yewe we, nimuvuga ngo byarahindutse nubwo bitagaragara. Ku Mana babihinduye, kwa Mose byabaye ibindi, ijwi rye ryabaye irindi, inkoni yabaye iyindi, umwambaro wabaye uwundi, ahari bukandagire byabaye ukundi, byahindutse, haleluya, byabaye ukundi. Ariko we ntabwo abizi. Reka nkubwire, nubwo utabizi, Imana yarabihinduye, kandi ibimenyetso byabyo biragaragara. Abantu barakureba bakabona ati ndi umunyantege sinzi kuvuga, Imana iti njye uzakuvugira. Ndadidimanga narwo nashobora gukonvenka abategetsi, tuma abandi, nzaguha n'ugufasha uzajya kuvugira. Icyo nshaka wowe gusa, genda ubu hari gusa. Ubugize ute? Imbere y'inyanja uzaba uhari gusa, imbere y'inyota uzaba uhari gusa, imbere y'inzara uzaba uhari gusa, imbere y'abamareki barwana uzaba uhari gusa, imbere y'indwara uzaba uhari gusa, kuko ni wowe nahinduye. N'ubu uhahagaze. Ubu nanjye naje ngo mpabe gusa, nzanye ikisi. Ibyo ndimo kuvuga mutasomye ni ibikisi, ariko naje byonyine. Nawe rero ujye uza gusa, Imana nta kindi gushakaho, ngwino. Nuhagera gukora nuko Imana, ntabwo ari ukwanjye, si uko umuntu. Imanza zirangije, yabajije ibintu byinshi cyane. Nzavuga kuri nde, nzarya ruwahe, harya witwa nde, harya we waremwe nande, nibambazi yakuremye nzavuga ko ari iyihe, kuri Imana yande. Uzabwira ngo ndiho, nduwo, ndiwe, nduwo, kandi mporaho. Bene ayo magambo akibaza, ubwo abadepite, abasenateri, abajenerali, abatware, abasenga baho basenga Imana nk'ibihumbi 2000, ubwo bose nzababwira ngo ndiho gusa, ibyo bintu bibakonvenke bumva ibyo mvuga. Ibyo bintu nibyo, kandi ku idosiye ikomeye nzi ngo kura Abisirayeli muri kino gihugu bohereze mu gihugu cy'iwabo, ibyo bintu bizabemeza. Imana ibwira ngo genda nzabana nawe, that's it, nta bindi. Umuhamagaro w'Imana rero, wemera utemera, uwujyamo wanze ukunze. Upfa kuba wahuye n'igihuru, umuriro wimukiye mu mutima, nta yandi mahitamo ufite. Ahagurukanye na Aroni rero baragenda. Bageze kwa Farawo, batangiye kuvuga, Farawo akisekera ati se, harya uyu nguyu usugira dosiye y'ahangaha yahoze ashinjwa kwica umunyegiputa? Uyu se we si mwene wabo? Harya ngo muje muri gahunda za politiki yacu mute mwebwe? Ubundi ikimenyetso kitubwira ko muri abanyembaraga kibikiye. Ijwi ryongorera Mose arababwira ngo rero nimugende mukorere ikimenyetso imbere ya Farawo kandi gikomeye. Baragiye. Imana irababwira ngo urambike iyo nkoni yawe hasi, ndakwereka, ndashaka kwerekana imbaraga zanjye. Afashe ya nkoni ayirambitse imbere y'iyo nteko yose, akubise hariya. Igikoni rero uko cyakabaye giheruka gikubitisha intama zigarura, utagira ngo ni yindi yaciye rwose. Ibintu Imana ikoresha dore ni ibingibi biri aha ngaha, utagira ngo ijya kwirirwa ihimba ibindi. Irahimba iby'iki se ubundi byaremwe byose siyo yabiremye? Urayisaba ko izana ibindi bishyashya byo kugira bitese? Ibyo yazanye se byo wagize ngo yarabikoresheje birarangira, ibikoresho byayo biracyahari. Uragira ngo ijye kuzana ibiki bindi se? Ushaka ibindi biti, ushaka andi mabuye, ushaka andi mazi, ibiraha birahagije. Haleluya, ibi birahagije. Ntabwo Imana ikeneye ibintu byo kwimpressiona, ntabwo ikeneye yuko ibintu bikabya. Reka da, ikoresha ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni gusa, ibyiyita ko bifite imbaraga. Igikoni rero agikubite hasi, gihindutse inzoka, kizanye umutwe n'umurizo, kiratangiye kirizunguza. Farawo arabireba, izo nizo mbaraga mufite, nibyo mushoboye. Twe dukora ibirenze ibyo Mose. Twe twagira inzoka zikuzuriye inzu ukabura aho uhagarara. Atumaho ati mumumagarire, mugire gute? Abo bita abahanga ba mbere. Ariko Imana izi gukora igiterane gisoza ibindi. Yewe we, ahamagara ab'iburengerazuba, ab'iburasirazuba, abarozi n'abapfumu bahagarariye abandi, abarepresenta, abarepresentinga abandi bantu bose. Babandi bato bato bakibyiga bagitobatoba mu bareke. Abo batari bamenye ibyo ari byo mu bihorere, ahubwo muzane abigisha abandi bwa bupfumu bwacu. Babandi baguruka bagendera mu kirere,
ba bandi bareba umuntu bakamucurika amaguru akajya hejuru, ba bandi barara bahingisha abantu mu bishanga kandi ari mu masaha yo kuryama, ba bandi babwira umuntu akayoberwa iwe kandi ahazi, ba bandi bakora bya bindi byose, ba bandi binjira mu rukuta kandi hadakinguye umuntu akinjira mu nzu ikinze. Abo mubamagarire bumvise itangazo ry'umwami, urabyumva, baje bagira gute? Bihuta. Baje basanga Mose na Aroni barahagaze, igikoni kirimo kirizunguza ariko nyine cyahindutse inzoka. Arababwira ati mva rero mwabagabo, umuntu wese urugero rwa nyuma rw'imbaraga afite ashake nawe indi nkoni, maze imbaraga zose yasizeyo azishyire muri iyo nkoni ye. Namara kuzigenza atyo, iyo nkoni nayo ayihindura inzoka. Tubanze twereke Mose ko twakora ibirenze ibyo we yakora. Turacyari kumwe bavandimwe? Nakubwiye ngo ubwo abanyantege nke bahagaze ahakomeye, bahagaze imbere y'ibinyembaraga, bahagaze imbere y'ibintu bivunanye, bahagaze imbere y'ibintu biremereye, nabo ntibabizi. Ikintu nakuboneye mu Mana rero, ikintu kituyobora ni ukwizera gusa. Ntabwo Imana iguha amakuru yose ngikubwire ngo nibigenda bitya bizagenda bitya izaguhe story kugeza ishoje, ahubwo irakubwira ngo jyewe ni njyewe uri kumwe nawe. Uwaririmbye yaravuze ngo nanjye rero ntago nzakwaka urufunguzo rw'ibizabo, ubwo uri kumwe nanjye rero nicyo nizeye gusa, maze ubundi ngiye kujya ngenda uko mbireba uko intambwe zikurikirana. Turacyari kumwe bavandimwe? Hanyuma rero Mose ntabwo yarazi sene yose ko biza kugenda. Agiye kubonabona abiburengerazuba bazanye inkoni bakubise hariya zihindutse inzoka, abiburasirazuba nuko abamajyaruguru bo mu mujyi abaye inzoka ziragenda zuzura agasozi. Ngira ngo ari nkayo wakwibaza ubu hakurikiyeho iki? Ufite inzoka imwe irimo irazenguruka aho ngaho, izindi nahoze soma ku zindi site sanga ngo hari abapfumu n'abacunyi n'abakonikoni barenze 2,000. Nimutekereze inzoka zingahe? Naho ubwo Imana irimo gukora, irimo irahamagara imbaraga zose zikorera mu Egiputa ngo zibanze ziza aho ngaho. Irimo irazihamagara zose ngo hatagira n'agasigara inyuma, iriya zose zibanze ziteranira imbere ya shebuja. Hanyuma rero cyakurikiyeho, abari abanyantege nke bagiye guhinduka abanyembaraga, abari abanyembaraga bagiye guhinduka abanyantege nke. Uko niko Imana ijya ibusanya ibintu. Uwari gupfa akabaho, uwari kubaho akaba ari gupfa. Uko niko Imana ihuza abanyabyaha n'ibyaha byabo bakwanga kwihana bikazabahitana. Ari uko niko Imana ihuza ineza y'abagira neza ikazabarokora igihe cyo kugirirwa neza kigeze. Haleluya. Ujye wongera ineza ku yindi, ejo n'ejo bundi Imana izayiteranya igira igitabo, izaguhindukira icyo kukurokora iminsi mibi igeze. Maze nawe ariko ugabanya ibyaha, kuko ibyaha bibyara ibindi bikagira ibyuzukuru n'ibyuzukuruza. Ejo nutitonda uzabura inzira yo guhuma amaso uburaho unyura, kuko ntiwabihisha igihe kirekire, ahubwo genda ugabanya wigizayo kugira ngo Imana izaguhe umucyo w'ubuzima. Haleluya. Kuko n'imbaraga ebyiri zirwanira mu bantu. Ubwo rero hahagaze Farawo n'igiterane cye n'abanyembaraga be. Turi kumwe bavandimwe? Mose ahagaze nk'ucemerewe na mugenzi wa Aroni, ntibazi kigiye gukurikiraho. Maze mu gihe bari batangiye nko kwishongora rero, babwira Mose batusugura kurikizaho iki? Iby'inzoka urabona ari ikibazo wazana hano ngo kitwemeze? Atarabona igisubizo. Haleluya. Ataragira ijambo ivuga. Naho wa muriro wimukiye muri Mose ugakomereza mu kuboko kwe, waciye no muri ya nkoni. Ikiri bukurikireho ni iki rero? Uyu muriro rero ugiye guca muri ya nzoka yakozwe na Mose, utangire gutoragura twa tundi twose two mu Egiputa. Ndakeka ko mu buryo busanzwe, niba koko aho hantu bambwiye 2,000 cyangwa se nibirengaho cyangwa no hafi yaho, nta mu buryo buri naturel, nta nzoka yamira izindi nzoka 2,000. Birashoboka se? Uretse imbaraga zo mu Mana gusa zaba zikora ibyo ngibyo. Ahubwo ratubanza ari wa muriro yatoragaroga kamwe kagashya n'akandi kagashya n'akandi kagashya n'akandi kagashya n'akandi kagashya n'akandi kagashya, zirashya 100, 200, 2,000 biragera. Hanyuma birangiye ngo ya nzoka irahagarara irema. Imaze kwema, Mose nawe aratinye, na Farawo ayoberwa ibyo ari byo. Nimutekereza abo bapfumu n'abo bacunyi n'abo bakonikoni, mbabwire ngo
uko inzoka ya buri wese yamirwaga yumvaga acitse intege. Siko bigenze buriya se? Hari ikindi cyakurikiraho, kubera ko aba bantu bakoresha imbaraga z'imyuka mibi barabyumva. Hanyuma ababwira kubwira ngo nzagira gute, ababwira kubwira ngo nzagira gute, nzagira gute, muvuge ngo nzabana nawe, nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, ibidasobanutse nzabisobanura, ibitamenyekana nzabikumenyera, ibitavugwa nzabikuvugira, ahatagerwa nzahakugira, inama utajyamo nzazitabira nkuzanira amakuru, aho izina ryawe riri nzajyayo, aho ifoto yawe bayijyanye nzayikurayo, nzakugirayo, nzakuvugirayo, nzaguhagararira, nzababera Imana, muzambera abahungu n'abakobwa. Ubu Mose arakora iki Imana itamugiriyeyo? Iyi nzoka wayitinyuka se uri mu mubiri? Wakongera kuyikora hose? Wayireba ukavuga uti yari inkoni yanjye ihinduka inzoka, ubwabyo birakomeye. None itamiye kandi imize za mbaraga zose. Bavandimwe, wayitinyuka? Kereka Imana ikugiriyeyo ntago wabitinyuka. Ijwi rivugira muri we ngo ongera usingire inkoni yawe Mose. Ngo arambure ukuboko arayifata. Ayifashe ihinduka ya nkoni ye. Reka nkubaze, ubaye ari umupfumu n'ubwo uri umuhanga, inzoka yawe Mose ayifasha ariko ukayifatiye mu nda yiye, wakongera kunyeganyega? Wakongera kuvuga? Wakongera kureba Farawo? Wakongera kugira ikintu na kimwe kigutera akanyabugabo? Mose yamaze kuyifata, abantu bose baracemererwa, baraceceka, barahora, bararangira. Nahoze nibaza, ariko iri jambo kumira riratubwira iki? Ngo yarazimiraga zose, yarazimiraga zose. Naho ubwo ni ugutoragura imbaraga zose z'abanyegiputa zikaza mu kaboko ka Mose. Iyi nkoni bavandimwe, haleluya, muzasome Egiputa n'umuco wabo n'imisengere yabo, muzasanga baragiraga ibigirwamana akangari. Ariko ibikomeye kuruta ibindi, kamvuye nka bitatu byonyine gusa. Muri ba bapfumu buri wese yabaga afite ikintu ahagarariye mu bigirwamana byabo. Ikigirwamana cya mbere cyari gikomeye, bakitaga ngo ni Imana y'amazi. Kubera iki amazi? Iki gihugu cya Egiputa gikiriwe n'umugezi wa Nili. Ubuzima bwose niho bwavaga, ibyirato byose niho byagiraga. Imbaraga ya mbere yagombaga gucika intege rero ikavaho, yari ubushobozi abapfumu bakoreshaga aya mazi. Kandi mukurikira inkuru yakurikiyeho, haleluya, muraza kuhasanga ibitangaza cyangwa se ibyago 9 Egiputa yagize. Ibyinshi kandi byabaga bishingiye ku kuba Mose afite imbaraga anetraliza ubushobozi bwa za mana zo mu mazi. Muzi cyambere cyakurikiyeho ngo amazi yahindutse amaraso. Ntago byashoboka guhindura ari amazi ya Nili guhinduka amaraso hakiri umupfumu n'umuntu ufite Imana y'amazi. Yagombaga kubikora ari uko yankunda yifashe mu ntoki. Haleluya. Kugira ngo ushobore guhindura ibinyembaraga birimo kugerageza kwica no kwangiza, ukwiye kugenda n'imbaraga z'Imana, nibyo biri hanze ukabitwara mu kiganza. Icyago cya kabiri, ngo yaragiye ngo afata ya nkoni ayikubita mu mazi, ahamagara ibikeri byose byo mu mazi bitaha kwa Farawo. Mwibuke ko muri aya mazi naho hari ubuzima bwabo. Bo bagendaga mu mato kuroba, kwidagadura, kwishima. Muza ahantu hari amazi ko ura na ahantu wahongera icyo bita na kwita ubushobozi bw'ibyishimo muri kamere muntu. Aya mazi no kugira ngo batongera kuyagira ikirato, batongera kugira ahantu. Urumva ni ibintu bibiri, harimo ibyo kurya, harimo n'imyidagaduro. Ubundi si yo kamere muntu ishaka hari ikindi. Iyo babonye ibyo kurya no kwidagadura bikurikiraho. Mose yagombaga kubanza kunetraliza imbaraga zose zifitanye isano n'aya mazi, kubera ko ni umwiryo, ni umwidagaduro, umwirato ni wo wavaga. Arazifata rero, amaze kuzifata amazi ahindura amaraso, amaze kuhindura amaraso azamura ibikeri byose bitaha kwa Farawo. Wa undi wari yoboye ibigirwamana by'amazi ati mbe nkubwire akazi karashize ndatashye, ubu se ndacyakora iki? Niba ntagishoboye kumaintaininga amazi ubwo birarangiye. Imana ya kabiri ari Imana y'ubutaka, bifitanye isano n'amatungo, bifitanye isano n'ubwatsi, bifitanye isano nyine n'ubuhinzi. Urabyumva nawe, niba mu mazi harimo kuvamo by'amafi n'umudendezo n'ibyishimo, ibikurikiyeho mu butaka haraza kumera ubwatsi borore bakire barya inyama bagubwe neza. Icyo yakoze ni iki? Ngo yafashe ya nkoni nanone
ni nko gufata cyakirwamana cyari gishinzwe ibyo by'ubutaka akagikubita mu mutwe ngo yaragiye akubita hasi abwira umukungu ngo nuhinduka inda zanda zirazamuka. Ahameraga ubwatsi, ahatungaga ibyo kurya amatungo bigiye guhinduka noneho ibyago bikomeye cyane. Mbikomeje byaba birebire, harimo za muryamo, harimo ibibugu n'ibindi bifitanye isano na za mbaraga Mose atwaye mu ntoki. Bavandimwe, nagira mbabwire ngo imbaraga ziyoboye iyi si ni uruhurirane rw'ibintu byinshi. Ubu duhanganye n'izihe mbaraga? Urazicamo ute? Ufite ubuhe bushobozi bwo kuzinyuramo? Imbaraga ya mbere ubu iri mu ikoranabuhanga. Dufite imbaraga zikomeye ziri mu ikoranabuhanga, mu itangazabutumwa, cyangwa se mu guhindura imitekerereze y'abantu. Jewe nababwiye ko mba muri Bible Society, ariko niba ari intambara ikomeye turimo kurwana, ni intambara ya kino gitabo. Abantu benshi barahagaze baravuga ati nta kindi kintu gisigaye kuri iyi si gituma abantu bakibasha kwizera Imana ni Bibiliya. Ubu rero ikigiye gukurikiraho ni mushake ukuntu mwayitesha agaciro, muyandikemo ibindi bintu, muyihindura ukundi kuntu, kandi mumenyesha abantu yuko yataye igihe. Ahubwo dukora icyo bita update. Nitwa updating ngo updating ibigezweho rero. Dufata ibizira n'ibindi byose bidashoboka twandikemo kugira ngo abantu bakunde, ngo batere inkunga cyangwa se bakomeze iby'uburenganzira, iby'abagore, n'ibindi byinshi nashaka kuvuga. Izi mbaraga urazica muti. Mwe murakurikira intambara hirya hino, nituza kugira umwanya wo gusenga, ndabona tukaje iminota nka 15, muze kunyuza dusengera isi iri mu ntambara ikomeye. Ariko intambara za kera zatangiye ari ibintu by'imiheto n'imyambi n'ibindi bya bintu biri artisanal. Sibyo ra? Ab'intambara za kera zarahabaye nabwo. Byigiye imbere gato mu ntambara ya kabiri ya mbere n'iya kabiri y'isi, hazamo iby'ubwenge, bazana imbunda z'umuriro nyine izingizi twese dushobora kuba dutekereza ko wenda tuzi. Ariko bigezweho biteye isoni. Biteye isoni. Biri mu ikoranabuhanga, aho umuntu yicara mu birometero 1500 akarasa mu kindi kilometero 1500 atigeze agerayo, kandi akica abantu benshi. Ikoranabuhanga ririmo kutwirukansa ku buryo buteye isoni muri domene zose. Mukwiye kugira ubushobozi bwo mu Mana bubasha guhagarika umuvuduko ikoranabuhanga ririmo kuzamuramo ibyaha. Ubusambanyi bwahozeho si igitangaza, no muri Bibiliya no ku bwa Dawidi n'abandi. Ariko ubu byimukiye mu ikoranabuhanga, kugira ngo umuntu uzamumenyeshe ngo yakoze icyaha biragoye. Kubera iki? Umwe ari mu birometero 2000 mu bindi kandi bari mu bizira. Umuntu aricara muri Hollywood agakora ikintu kimeze nk'umwambi wica, akacyoherereza mu rugo rwawe isa 12 saa moya, wajya kumva ukabona abana bawe bashize. Uraza kubigenza ute? Uramukura hehe? Iyaba ari umuntu waje aho ngaho mu rugo wari guhangana uko buti wageze iwanjye ujyaye, winjiye iwanjye uciye hehe. Ariko abantu binjiye mu ngo zacu badakomanze. Turi kumwe bavandimwe? Turi kumwe? Abajura bahozeho na kera bakiba rwose, za Gatarina turazizi. Abantu bakikorera ikibuye ari 20 bakagenda bakagikubita ku rugi rwa banki, bagafata n'umutamenwa nabo bakawumena, ariko bakoresheje ibigufu n'ibibaraga bikanasakuza. Wenda barinzi n'abandi baraho bakanabyumva cyane nabo bakavunika. None ubu ngubu abatera Gatarina bayicariye mu cyumba safe muri apartment hano yimereye neza, yarangiza akatwinjirira akagera kuri konti yawe, wajya kubona ukabona amafaranga barayajyanye. Ukajya kubaza se uyu muntu ntwariye amafaranga ko ntamuzi avuye hehe, bati yaciye mu ikoranabuhanga. Ibyaha artisanal ntibigihari, ubu bisigaye hariho ibyaha soft, ibyaha online. Iyi si yitwa online turayirereramo dutabana bashumba. Iyi si yitwa online turayibatirizamo abakristo gute? Ese ubu turaza gukareba umubatizo wa online birakunda? Ese ubu turaza gusezeranya abantu online biraza gukunda? Biraza kugenda bite? Izi ni izindi mbaraga zivutse, mukwiye kwicara mugatekereza ngo turahangana nazo dute. Ko abajura badutera badakomanze, abasambanyi ko batwinjirira badakomanze, mbega bicanyi ko batwinjirira badakomanze, biraza kugenda bite?
uzi umuntu ukubwira ngo arazamura indege mu birometero 5,000 aho idashobora kugera, kandi kaza kurasa umuntu umwe ishaka ikamukura hano kandi idahushije. Kubera iki? Biri mu ikoranabuhanga, bamukonekitinzeho ibintu bituma badashobora kumuhusha na gatoya. Kera warihishaga ukajya mu rutoki, ukajya mu mwobo, ukajya mu ndaki, ubu urajya hagana hehe? Ibi ni ibintu bikomeye mu birebe, biri mu isi y'ivugabutumwa, biri mu isi y'intambara, biri mu isi y'amafaranga, biri mu isi y'imyigishirize, biri mu isi y'imirerere, biri mu isi yo kubyara, biri mu isi yo kubaho. Iki ni ikintu gikomeye dukwiye gusaba Imana ikadutiza ya nkoni ya Mose kugira ngo tugendane imbaraga zinesha. Imbaraga zindi reka nzihorere, ntago dufite umwanya. Iz'ubukire, iz'ubutware, iz'ubutegetsi n'ubundi byose ni impura nizo ngibyo. Abarozi babandi baguruka ku gataro ntibagihari, haje ibindi biri muri yasi y'ikoranabuhanga nababwiye. Tuze gufata umwanya tubisengere. Imbaraga zibitse mu itorero se ni ikihe kimenyetso cyazo? Tuzitwara hehe? Tuzibika hehe? Reka mbabwire ahantu nka 3 cyangwa 4, ubwo ndimo narwanira minota isigaye. Icyambere, ukwiye kwizera. Haleluya. Imbaraga zibitse mu itorero tuzitwara mu kamverope kitwa kwizera. Iyaba Mose atarizeye Imana aba yarabivuyemo vuba, kubera ko ntibisobanutse mu buryo bw'amaso y'umuntu, bisobanukiye mu kwizera Imana nyiri imbaraga gusa. Kandi birivuga bisobanura neza idaciye ku ruhande. Iravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki? No kwizera. Kuko utizera ntibyashoboka ko anezeza Imana. Niba utizera Imana ntushobora gutera intambwe muri uru rugendo. Ukwiye kugirira Imana icyizere muvandimwe. Wishaka kumenya amakuru yose, nuyamenya yose sura yakoze iki? Dore hari abantu birirwa, ni byiza gusenga, ni byiza guhanura, ni byiza kumenya amakuru. Ayo Imana iguhaye akira yo ngayo, ariko ayitaguhaye yayirekere, ifite ikizayabyaza. Urabyemeye? Amakuru Imana ifiteyo ni menshi. Imana ifite amakuru ya none n'ahazaza. Yivuga ubwayo, yivuga ngo jye mpera mu itangiriro nkavuga iby'imperuka. Imana irakuzi nanjye iranzi, izi n'amazina yacu, izi no munota ukurikiyeho, n'isaha ikurikiye irayizi, izi muri 2050, izi muri 2200, ibizi bizakurikiraho. Wowe n'uwabiguha ntacyo wabikoza. Wizera Imana kandi uyirekere urufunguzo rw'ibizaba. Icya kabiri ni ugutinyuka. Uko kwizera kubyara gutinyuka nyine. Ntabwo byumva neza se? Tinyuka mugenzi we, nka Daniel ni kumuririmbyi yaririmbye. Nimutinyuke mwizera Imana, bizababyarira gutinyuka ibintu bikomeye. Iyo utinya, ntabwo umwuka twahawe ari umwuka w'ubwoba, ahubwo ni umwuka w'imbaraga no gutinyuka. Ndabivuga nihuta. Icya kabiri cyangwa icya gatatu ni ukwirinda. Ni ukwirinda. Kubera ko Satani arabizi icyatuma imbaraga z'Imana zituvamo. Iyo utirinze ikibi ngo wirinde icyaha, wirinde umwijima, wirinde kubeshya, wirinde kunyanganya, wirinde guhemuka, wirinde ubu umuntu w'inyangamugayo, Satani arabimenya ko izo mbaraga zitajya muri wowe. Uko hari ibintu bibiri bidashobora kubikwa mu mutima w'umuntu. Ntushobora kubika imbaraga z'umwijima ngo ubikamo n'imbaraga z'Imana icyarimwe zibe hamwe. Ntibikunda. Iyo wakingura imbaraga z'umwijima, imbaraga z'Imana zikuvamo. Iyo zakuvuyemo kandi za mbaraga zose navugaga zigutwarira icyarimwe, amaguru areba hejuru, nta kontrol uba ukifiteho. Ariko iyo umaze kubika imbaraga z'Imana mu mutima wawe, wakuyemo imbaraga z'ibyaha, wakora imbaraga z'umwijima, igisigaye kiba gisigaye gusa ni ukugenda wemye, ubundi aho ukandagiye hose. Ryavugaga Yesu arimo gutuma intumwa 70. Aba bagabo yarabatumye baragenda ngo bagere mu butumwa yabahaye, barabwiriza, abanyabyaha barihana, abarwayi barakira, nawe bategereza ku mugoroba ngo bamuzanire report yuko byagenze. Hanyuma rero ngo binjire, baza bafite excitement, baryohewe, bishimiye kuza kumubwira uko byagenze. Bahanahana amagambo. Twebwe twaciye iburasirazuba bigenda gutya na gutya, twe twanyuze iburengerazuba bigenda bitya na bitya, twe twaciye bigenda bitya na bitya. Arabumva, ahagurutse kuvuga, ngira ngo bari biteguye yuko agiye kubakora mu ntoki no kubashimira. Ngo ababwira ati mwakoze cyane, mbahaye igikombe, certificat, cyangwa mbakoze mu kiganza n'andi magambo. Aho kugira ngo avuge ibyo rero, Yesu nawe rero rwose ibyo ntago wapfa kubishobora. Uzi umuntu ukuzaniye iminyago y'abanyabyaha bihannye,
undi akuzanira abacumbagiraga babaye bazima, undi akakuzanira abandi bari bameze nabi babaye neza. Aho kugira ngo uvuge icyo yiteze kuvuga, uzi uko yababwiye? Yarabwiye ngo nabonye Satani. Kuki? Muragize gute? Nabonye Satani. Bose kandi bavuga ngo Satani twamwirukanye, abadayimoni bahunze, imyuka mibi yagiye. Ngo wahaguruke kuvuga, aho kugira ngo abiyemeze ko wagiye, ati ndagize gute? Bubika amaso bati uyu mugabo abonye Satani hehe koko? Ko twamwirukanye yagiye ambonye hehe? Iyo agarukira kukuvuga ngo nabonye Satani, byari kuba nta gisobanuro bifite. Ariko ngeraho ijambo ngira ngo dutahane. Nubwo nabonye Satani amanuka ameze nk'umurabyo yikubita hasi, jewe nagira ngo mbongere. Haleluya. Nubwo mwirukanye Satani ntaho yagiye, mwikwibwira ko yarangiye, mwikwitwara nkaho intambara yarangiye. Nicyo ashaka kubabwira. Mwigira ngo abarwayi 20 mwazanye ngo ubwo Satani muramurangije. Mwikwibwira ngo ubwo twabatije abantu bangana baryaga imirimo y'umwijima irashize. Mwikwibeshya. Jewe Satani ndacyamubona. Ariko icyo ashaka kubabwira, yaba hari mwibwira ko yagiye, icyo mbasezerera kimwe, mbahaye ubutware. Haleluya. Mbahaye ubutware. Ubwo butware muzakandagira inzoka, muzakandagira za scorpio, muzanesha imbaraga z'ubupfumu, muzambesha imbaraga zose zizazuka, zizabaho izo arizo zose. Muzagendana ubutware n'imbaraga, nimunywa n'ibintu byica ntacyo bizabatwara, ahubwo muzakomeza kuba bazima iteka ryose. Ndagira ngo dusoze bavandimwe, dusengere ibi bintu bikurikira. Icyambere, nubwo iyi si turimo harimo ibinyembaraga bikomeye, ariko mwibuke ko Imana ibisumbya imbaraga byose. Uremera kubana n'imbaraga z'Imana kugira ngo bashe kunesha ibiriho. Icya kabiri, nubwo imbaraga z'isi n'ibiyirimo zimaze kwica benshi, ariko abitorero bazazirokoka. Amen. Ni nko kuvuga ngo ibyica byose ntabwo byica bose, kuko hari igihe Satani akuzanira urutonde rw'abasubiye inyuma, abaguye, abari bakomeye, abari baremereye, abamazina akomeye aremereye, bakoze ibikomeye n'ibitangaza, ati dore twaramurangije. Akakuzana bene urwo rutonde. Ariko namara gukora urwo rutonde, dore inama nakugira, nawe uzongera ukora urundi rutonde. Haleluya. Umubwire utari ko yarapfuye ariko yabayeho. Umubwire ngo waramujyanye ariko yaragucitse. Umubwire ngo waramwishe ariko biravuga ngo n'umukiranutsi wanjye nubwo yagishoro 7 azongera kuzuka, yongera abeho. Hari ibintu byinshi wamukubita mu gihanga niyongere kuvuga. Ubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ubwo nibwo uzabasha kubaho kandi igihe kirekire. Muhaguruke mbabwire ko tugiye gusenga. Minota yacu isigaye, reka tuyikoreshe muri ubu buryo. Icyambere, tuvugane n'umutima w'umuntu utazi ibyiza imbaraga, utarigeze kumenya Imana. Icyo kora wakunze kuba mu itorero agaterana muri ryo inshuro nyinshi, ariko akaba adashobora kumenya ngo nakora iki. Icyaza gusa ni ukwibaza ngo ni ku cyumweru n'umunsi wo gusenga, reka njyeyo mbonereho n'umwanya wo kuza kubona abantu no kuruhuka n'ibindi. Ariko akaba atarigeze yatura n'akanwa ke kwizera ngo abe umuntu w'Imana w'umukristo wuzuye. Nkwinginge ni muri riteraniro utarenga aha ngaha, kubera ko imbaraga zirimo kudusekwa, zirimo kuduhirika, zirimo kuguhiga ni nyinshi. Imana yakurindiye mu butamenya kugira kugereze kuri uyu munsi ukunde kwemera kandi ukunde kwizera ubu umuntu w'Imana. Niba uhari rero udatinze, utagiye kuruta byibajijeho, ndagira ngo tuguhe umwanya. Ndashaka kuvuga umuntu wabaye muri riteraniro utaraba umukristo wuzuye. Ariko icya kabiri, n'uwaje agiye kigeze asubira inyuma, za mbaraga zirongera ziramugubanura, zimukubita hasi, ararambarara. Icyo kuri ukaba ufite amahirwe nibura kubukira aha ngaha. Niba uhari muri riteraniro rero, ayo magurupu y'uko nyavuze, nagira urambura ikiganza aze dusenge. Hari uhari? Dore iminota irageze, witinda. Rambura ikiganza cyawe, umere nk'umuntu uhamije ngo jyewe hereye none ngiye kurwana intambara y'ibyaha mu isi ya Satani, kandi niringiye Imana ko izamfasha. Mwigire hino, umudiyakoni arimo kudufasha. Nabonye umugabo w'inshuti w'Imana warambuye ikiganza,
ngwino hafi y'abashumba mu cyubahiro cy'Imana. Aba bakozi b'Imana baradufasha kutumenyera aho abantu bashobora guhagarara, hanyuma tuze kubasaba. Ubamara kuhagera, abashumba turi kumwe hano ndaza kubemvita bamfashe kubyara iri torero, iri teraniro. Bavandimwe, turi mu mbaraga mbi nyinshi, ariko Imana yacu izinesha zose. Ngwino tugusabira Imana itaye mu mutima wawe. Nababonye kandi ni bakuru, ntabwo ari impinja, ntabwo ari abantu b'abana b'inkunda rubyino, ni abantu bakurikiye. Sinavuga ko bakurikiye nonaha, hari igihe umuntu aviwe afite icyemezo avuga ngo jyewe nje gukizwa, nje kuba umuntu w'Imana. Imana ibaha umugisha, mwitinda nimubanguke, kandi ndimo ndababona muza, ndimo ndabumva mu mutima wanjye. Imana irimo irabahamagara kandi irabagirira neza, irabaha ibyo mutagiraga, irabaha ukundi kuri k'ubuzima mutari mufite. Imana ibaha umugisha. Ubwo bamaze kuhagera rero, abitorero natwe turakomeza guhagarara ntacyo bidutwaye, ariko ngiye kwinginga umushumba Rwibasira yigire hino aze kumfasha dusengere iri torero rishya rivutse. Hanyuma namara no gusenga muraza kumenya icyo bakwiriye gukorerwa. Ubwaza kubasenga rero kugira ngo aya masengesho yombi akurikirane, umushumba mukuru watwakiriye nawe arigira hino, ni umuhesha w'umugisha ntitubishidikanyaho. Mushumba, duhanganye n'imbaraga ziri muri iyi si zishe imitekerereze y'abantu, zidutwara umwanya, ziratwica. Telefone yonyine yakwica urugo rugasenyuka. Ibintu byinshi birangirika, genda arwaye. Ikoranabuhanga ni ryiza ariko ndarirwaye. Udusabira Imana duha imbaraga zo kumesha ibera mu isi y'ahatagaragara kugira ngo tubashe gutsinda, n'ukundi umwuka wera agenda kuyobora. N'ayo masengesho yombi tugiye kumva no gukurikira, ariko nawe usenga, Imana irabiduhaye icyo ikwiye kuduha mu minota twari dufite. Imana ibaha umugisha. Reka tubasabe muzamure ikiganza cy'iburyo, nongere mbasabe ko ibyo ngiye kuvuga mu byatuza akanwa kanyu. Buriya gutera intambwe ni ugutsinda. Kuba muje hano imbere ni icyemezo mufashe kidakuka. Niba ngiye kuvuga rero ni mubyature neza, mubivuga neza, mudategwa kandi mudashidikanya. Muvuge ngo Mwami Imana, duhagaze imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza mu mitima yacu, tuje kwihana, tubari ibyaha byacu, kandi turakwakiriye ngo tubere umwami n'umukiza wacu. Dukize gusubira inyuma kwacu, imbaraga zawe